Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira n'aya mahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mu nyigisho yacu y'ubushize mu gitabo cyera cy'ubutumwa bwiza cyangwa Injili, twumvise inkuru ishimishije yo kuvuka kwa Mesiya. Nta n'umwe wigeze avuka nka Yesu. Yavutse ku mukobwa w'isugi bikozwe mu mbaraga z'Imana, avukira mu mujyi w'i Betelehemu nk'uko byari byarahanuwe. Mu ijoro Yesu yavukiyemo, Imana yatumye abamarayika bayo benshi ku bashumba bari barinze imikumbi yabo nijoro mu mirima y'i Betelehemu. Umwe muri abo bamarayika abwira abashumba ngo, ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 2 umurongo wa 10 n'uwa 11. Uyu munsi turiga ku nkuru ivuga uko Yesu yari ameze akiri umwana n'uko yakuze. Igitabo cy'ubutumwa bwiza kitwereka ko nyuma yo kuvuka kwa Yesu, Yosefu na Mariya babyaye abandi bahungu 4 ndetse n'abakobwa bake. Umwana Yesu yakuranye na barumuna be mu nzu y'abantu benshi yari iherereye mu majyaruguru ya Palestine mu mujyi w'i Nazareti. Nk'uko ubizi, Yosefu ntiyabyaye Yesu, ariko mu maso y'abantu Yesu yari umwana wa Yosefu. Kuko Yosefu yari umubaji, Yesu nawe yakoze akazi k'ububaji igihe yabaga ari mu rugo. Byerekana ko Yesu yari amenyereye gukora cyane. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Aya magambo yanditse muri Luka ibice 2 umurongo wa 52. Nk'abandi bana bose, Yesu yararyaga, akaryama, agakina ndetse akiga. Ariko hari ikintu cyamutandukanyaga n'abandi bana bose. Mbese waba ukizi? Ni iki? Yesu ntiyigeze akora icyaha. Nta jambo ribi ryigeze riva mu kanwa ke. Ibyo wabisoma muri Petero wa mbere ibice 2 ku murongo wa 22. Ntiyigeze abwira umuntu ngo mbabarira, kuko atigeze agirira umuntu nabi cyangwa ngo amukosereze. Ntiyashoboraga gukora icyaha kuko nta muzi w'icyaha wari muri we. Yari afite kamere yera. Ikibi nticyari muri we. Yakoze ibishimisha Imana gusa. Yari afite umubiri nk'uwacu, ariko ntiyari afite kamere mbi nkatwe. Iko niko ibyanditswe bivuga, aho bigira biti, kuko tudafite umutambyi mukuru, umuhuza cyangwa umuyobozi mu by'umwuka, utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Aya magambo yanditse mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 14 n'uwa 15. Yesu amaze kugira imyaka 30, igihe cye cyo gukora umurimo we awukoreye Imana akaba umukiza w'isi cyarageze. Umunsi umwe asezera umuryango we, ava mu mujyi w'i Nazareti maze yerekeza ku ruzi rwa Yorodani, aho umuhanuzi Yohana cyangwa Yahya mu Cyarabu yabwirizaga kandi akabatiza abantu mu mazi menshi. Mbese uribuka Yohana? Yavutse amezi 6 mbere ya Yesu. Yohana yari umuhanuzi Imana yatumye ngo ategure imitima y'abantu kugira ngo bihane ibyaha byabo maze bashobore kwakira Mesiya watumwe n'Imana. Umva ibyanditswe mu butumwa bwiza bivuga ku muhanuzi Yohana nuko yateguye inzira ya Mesiya. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 3, ibyanditswe bivuga ngo, icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Reka duhagarare hano maze dutekereze ku byo turi gusoma. Mbese wumvise ubutumwa bwa Yohana? Muri make, Yohana yabwirizaga ngo, mwihane ibyaha byanyu, mureke ingeso mbi, mwitegure guhura na Mesiya wera waje abasanga avuye mu ijuru. Abihannye ibyaha byabo imbere y'Imana babatijwe na Yohana mu ruzi. Niyo mpamvu umuhanuzi Yohana yamenyekanye nka Yohana umubatiza. Kubatizwa mu mazi menshi ntibikuraho ibyaha by'abantu, ahubwo cyari ikimenyetso gusa cyangwa ni igihamya
cyerekana ko abantu bihannye ibyaha byabo kandi ko biteguye kwakira Mesiya nk'umukiza wabo. Bamwe mu bemeye ko Yohana ababatiza babarizwaga mu matsinda abiri y'Abayuda azwi cyane, ariyo Abasadukayo n'Abafarisayo. Abasadukayo bari Abayuda bakize cyane kandi bazanye impinduka mu butegetsi bw'Abaroma, ariko mu mitima yabo ntibitaga ku byanditswe n'abahanuzi. Abafarisayo bari inararibonye mu by'idini, bagakunda cyane gusenga, kwiyiriza ubusa, gufasha abantu no gutanga ibyacumi. Nyamara imisengere yabo ntacyo yari imaze, kuko bageragezaga gukoresha imbaraga zabo ngo babe bakiranutse imbere y'Imana. Ikindi kandi, Abafarisayo bafataga imigenzo yabo bakayivanga n'ijambo ry'Imana ry'ukuri. Nyamara gusenga Imana kwabo byasaga nko kwiyerekana, ndetse bagashotora abantu batabarizwaga mu itsinda ryabo. Muri make, Abafarisayo n'Abasadukayo bubahaga Imana ku minwa yabo gusa, ariko imitima yabo yari kure y'Imana cyane. Reka noneho dukomeze gusoma mu butumwa bwiza, maze twumve uko Yohana yacyashye abakuru b'idini kubera uburyarya bwabo. Ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 3 ku murongo wa 7 biravuga ngo, abonye, ni ukuvuga Yohana, abonye Abafarisayo n'Abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, ninde waburiye ngo muhungu umujinya uzatera? Nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Ntimukibwire muti, dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Yeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Uko niko Yohana yabatije umwami Yesu mu ruzi rwa Yorodani. Ahari bamwe babaza ngo, kuki Yesu utari ufite icyaha yasabye Yohana kumubatiza? Ni ukuri Yesu ntiyari akeneye kwihana, kuko nta cyaha yigeze akora. None se kuki Yesu yaje kuri Yohana kugira ngo amubatize, kuko yari asanzwe abatiza abanyabyaha? Niki Yesu yavuze kuri iki kibazo? Yesu yabwiye Yohana ngo, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Mu kubatizwa, Yesu ntiyatwerekaga urugero tugomba gukurikiza gusa, ahubwo yatweretse ko yaje kubana natwe no kudupfira. Mu mpera z'iki gice cya 3 mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibyanditswe bivuga ngo, Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Inshuti yanjye, ijwi ryumvikanye mu ijuru ryari ryande? Ryari ijwi ry'Uwiteka Imana. Ndiki Imana yavuze? Imana yabwiye Yesu ngo, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Twamaze kubona mu byanditswe byera uko umuhanuzi Dawidi na marayika Gaburiyeli bise Mesiya ngo ni umwana w'Imana. Hano naho twumvise Imana ubwayo yita Yesu ngo, nguyu umwana wanjye nkunda. Kuki Imana yise Yesu umwana wayo? Nk'uko twamaze kubibona, Yesu yitwa umwana w'Imana kuko yavuye mu ijuru. Yesu ntiyari afite se mu buryo bw'umubiri. Imana yashyize Jambo wayo uhoraho mu nda y'umukobwa w'isugi. Hano rero tubona indi mpamvu ituma Yesu yitwa umwana w'Imana. Imana yise Yesu umwana wayo kugira ngo imutandukanye n'abandi. Ni gute Yesu atandukanye n'abandi bakomoka kuri Adamu? Umuntu wese ukomoka kuri Adamu afite kamere y'icyaha, ariko kamere ya Yesu ntiyarimo icyaha. Nta cyaha na kimwe yakoze, kuko yavuye kuri mwuka wera w'Imana. Mesiya yambaye umubiri nk'uwacu, ariko ntiyari afite kamere y'icyaha nk'iyacu. Yari afite kamere itunganye kandi yera. Niyo mpamvu Imana yera yashoboye kwishimira Yesu nk'uko umubyeyi yishimira umwana we wumvira kandi ukiranuka. Bivuga ko umwana agenda nka se. Ubonye umwana aba abonye na se. Kimwe nuko uzi Yesu aba azi n'Imana, kuko Yesu niwe wavuye ku Mana kwerekana kamere y'Imana. Nta n'umwe wabonye Imana, ariko Mesiya yarayimenyekanishije. Yesu niwe muntu wenyine wagize kamere yera,
kuko ari we wenyine wavuye kuri Mwuka Wera w'Imana. Niyo mpamvu Imana itagize isoni zo kuvugira mu ijuru mu ijwi rirenga ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Mu mwanya usigaye uyu munsi turatangira gusoma mu gice cya 4 turebe uko byagenze ubwo Yohana yaramaze kubatiza Yesu. Mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 4 ku murongo wa mbere ibyanditswe bivuga ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi uwo ni ukuvuga Satani aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Inshuro 3 zose Satani yagerageje kubeshya Yesu ngo amwumvire maze akora icyaha. Muri izo nshuro 3 zose Yesu yasubije umwanzi akoresheje ijambo ry'Imana. Nkuko Satani yagerageje Adamu na Eva bagacumura muri Edeni, niko na Satani yashatse kugerageza umwami Yesu ngo acumure mu butayu, ariko Yesu ntiyigeze acumura. Kuki umwanzi yagerageje Yesu? Nuko yarazi ko Yesu ari umucunguzi wera wavuye mu ijuru akaza mu isi gukiza bene Adamu akabakura mu butware bwe. Ikindi kandi Satani yarazi ko Yesu nakora icyaha kimwe gusa atazaba agishoboye gukiza bene Adamu ngo abakure mu butware bwe. Nicyo cyatumye rero Satani yibasira Yesu cyane akagerageza kumushuka, ariko Yesu ntiyigeze agwa mu mutego wa Satani. Yego, Satani yaratsinze kandi ashuka abasekuruza bacu aribo Adamu na Eva, ariko ntiyigeze atsinda umwana w'Imana wera. Umwami Yesu ntiyari gucumura kuko Imana ntishobora gucumura. Umwana agenda nka se. Yesu, jambo ukomeye w'Imana wambaye umubiri, Imana yamwohereje mu isi kugira ngo akize bene Adamu abakure mu butware bwa Satani kandi abakize igihano cy'ibyaha. Umwami Yesu we wenyine niwe wabasha kudukiza Satani n'ibyaha, kuko ari we wenyine wanesheje Satani n'ibyaha. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga kuri Mesiya ngo byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nk'abatambyi bakuru bandi kubanza kwitambira ibitambo by'ibyaha by'ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. Aya magambo dusomye yanditse mu Baheburayo ibice 7 umurongo wa 26 n'uwa 27. Nshuti yanjye wakoze gutega amatwi. Tuzongera tubane mu isomo ry'ubutaha maze twumve uko abigishwa b'umuhanuzi Yohana bamusize bagakurikira Yesu. Imana iguhishurire ibyo twasomye uyu munsi. Tugusigiye umurongo wo mu byanditswe byera uvuga ngo muzi yuko uwo ni ukuvuga Yesu Kristo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Aya magambo yanditse muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 5. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0712 Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0712 79 018.